Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Hari umukunzi wacu watubajije atese ko mfite amafaranga 100,000 y'u Rwanda tugereranyije ni nk'amadolari 100 y'Amerika, ati hari business ishoboka nayatangiza? Nawe niba wibaza ikibazo nk'iki, ba hafi ukurikirane iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kuko tugiye kurebera hamwe business 25 watangiza 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mbere yo gutangira, niba uri mushya, reba handitse subscribe, ukandeho, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho mu ba mbere. Ku bakunzi bacu, twishimira cyane kuba mukora like ku biganiro tubategurira kandi biratumotiva cyane. Niki ntimuyibagirwe. Twizere ko mubikoze kandi natwe turabakunda. Twatangiye. Business 25 watangiza 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'izi zikurikira. Iya mbere ni ubuhinzi. Nk'ibisanzwe, ubuhinzi ni imwe muri business zoroshye kuzitangiza ku muntu ubyiyumvamo. Mu bice by'icyaro, ubukode bw'ubutaka buba buhendutse ku buryo biba byoroshye cyane kuba watangiza iyi business ku 100,000 gusa by'amafaranga y'u Rwanda. Kandi iyo wise neza ku gihingwa wahisemo, ntuhure n'ibiza, uko byagenda kose umusaruro ubona, abahanga muri iyi domaine bavuga ko uguha inyungu itari munsi ya 30% ugereranyije n'igishoro. Business ya kabiri watangiza 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ubworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko zitera amagi ni imwe muri business itangira kubyara amafaranga vuba, gusa isaba ahantu hisanzuye kandi heza ndetse no kuzikurikirana. Abenshi mu bo twaganiriye bakora iyi business mu rwego rwo hejuru cyane, bavuga ko batangije hagati y'inkoko 10 na 20. Bisobanure ko kugira ngo utangire uyu mushinga, mu gihe ufite aho kuzororera, byagusaba gusa hagati y'50,000 n'100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Kandi icyiza cy'uyu mushinga ni uko ugira isoko kandi ukaba waguka vuba. Business ya gatatu watangiza ukoresheje 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ijyanye n'ubwiza. Muri iyi domaine twahera ku gusukura imisatsi, hair styling, nko kuyogosha no kuyisuka, gusukura inzara n'ibindi. Ntitwakibagirwa n'ibijyanye na makeup, kuko nabyo bisigaye bikenerwa n'abantu benshi, kandi iyo umaze kubaka izina nta kabuza ubona abakiriya. Akaba ariyo mpamvu ari byiza cyane kugira Instagram page wamamarizaho ibyo ukora. Business ya kane ni ugukora amajardin. Mu mijyi hari inzu nyinshi zubakwa, ariko ba nyirazo badafite abantu bazabakorera amajardin. Iyo ufite impano mu bijyanye na landscaping ndetse na gardening, ibi ni ibijyanye no gutunganya tere ndetse no kwiteraho ubusitani, icyo uba usabwa ni ukwimenyekanisha kuri ba nyiri imishinga babwira ibyo ukora, kubakwemereye mukaba mwakorana. Business ya gatanu watangiza 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ugukora amasuku. Cleaning ni kimwe mu bikenerwa cyane cyane mu mijyi. Aha harimo nko gukata garden cyangwa se ubusitani, hakaba gukora amasuku mu nzu ndetse no hanze, gushyira ibintu ku murongo, koza imodoka, gufura n'ibindi. Ibi ushobora kubibona nk'akazi ko mu rugo, ariko ku bareba kure babikora nka business. Business ya gatandatu watangiza 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ukwigisha. Hari abantu benshi baba bakeneye ubumenyi runaka kandi biteguye kwishyura. Muri bo twavuga nk'abashaka kumenya amategeko y'umuhanda, cyane cyane ababa bitegura gukorera permis provisoire, ababyeyi bafite abana bakeneye coaching, abakeneye ubumenyi runaka kuri mudasobwa n'abandi. Mu gihe ufite impano cyangwa se ubumenyi bwihariye, ushobora kububyaza umusaruro ubukoramo business ubusangiza abandi bantu. Ikintu cya karindwi watangiza 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ukuba umu event planner. Hari abantu benshi baba bakeneye gukora ama anniversaire, bridal shower, baby shower, gutera ivi, inama, ubukwe, ibitaramo n'ibindi birori, kandi ibi byose bifuza ko byakorwa mu buryo budasanzwe, cyane cyane bashaka ngo bizasigare nk'urwibutso mu buzima bwabo. Aba rero bakunze gukoresha aba event planners kugira ngo ibirori byabo bitegurwe neza.
Kugira ngo utangize iyi business nta kindi bisaba, icy'ingenzi ni ukuba ufite impano ijyanye nabyo kandi warihuguye bihagije ku kijyanye no kuba creative. Iyi domaine ishobora kuba ari nshya mu Rwanda cyangwa se yarakenerwaga n'abaherwe ndetse n'ibigo bikomeye gusa, ariko iri kugenda yaguka. Business ya 8 mu zo watangiza munsi y'amafaranga 100,000 y'u Rwanda ni ugufunga amakado no gukora bouquet z'indabo. Ibyinshi mu birori bitangwamo impano cyangwa se gifts, na bouquet z'indabo zikenerwa muri events zitandukanye, uhereye ku z'abakundana bahana, izitakwa mu birori ndetse n'ibindi. Mu gihe ufite impano muri iyi domaine, icyo biba bigusaba ni ugushaka iseta nziza hafi y'ahantu bagurira impano cyangwa se indabo, noneho ukaba ufite udukoresho tw'ibanze, noneho ukamenya kureshya abakiriya, ubundi ugatanga serivisi nziza. Business ya 9 ni decoration. Ku muntu ufite impano muri decoration akaba afite igishoro gito cyangwa se ari ntacyo, icyaba asabwa ni ukwimenyekanisha ku babona ibiraka binini, ndavuga wubatse izina kandi bafite igishoro gihagije, noneho agapatana nabo. Ikintu cya 10 ni ugufotora no gukamera. Ku muntu ugitangira, iyi domaine isaba ubumenyi kurusha igishoro. Ikindi ni ukwimenyekanisha nk'umunyamwuga muri yo, kuko ibikoresho bihenze iyo wabonye ikiraka cyiza ubikodesha kuba bifite. Nk'uko twabibonye, ziriya event zose twavuze zikenera amafoto n'amashusho. Ikintu cya 11 ni graphic design. Iyi domaine nayo isaba ubumenyi cyane kurusha igishoro cy'amafaranga. Mu gihe uba ufite, nayo ikigusaba ni ukumenya kwimenyekanisha. Business ya 12 mu zo watangiza munsi y'amafaranga 100,000 by'u Rwanda ni ukwandika ku mipira ndetse no kuyigurisha. Muri iyi minsi hari event nyinshi zisigaye zisaba ko abantu runaka baba bambaye kimwe, kandi akenshi ibyo bambaye bigakenera kuba byanditseho amagambo asa kandi afite message runaka. Hano ingero twatanga ni nk'ibigo by'amashuri, abagize ibyago n'abandi. Ku muntu ufite ubumenyi bwo kwandika ku mipira no kwishushanyaho, icyaba asabwa ni ukugira iseta nziza no kwimenyekanisha. Ikintu cya 13 ni ukuba umukomisiyoneri. Kuranga amazu, ubutaka ndetse n'indi mitungo y'abantu ikeneye kugurishwa, nayo ni imwe muri business ushobora gutangiza amafaranga make, kuko icyo uba usabwa ni ukumenya aho iyo mitungo iherereye ndetse n'uko wayibonera abakiriya. Ikintu cya 14 watangiza munsi y'100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni entertainment cyangwa se imyidagaduro. Mu gihe usanzwe ufite impano ku bijyanye na comedy, gukora acrobacy, magie, kubyina n'ibindi, nabyo ushobora kubikora nka business kandi ugatangiza ubushobozi buto. Business ya 15 watangiza munsi y'100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ukuba personal trainer. Mu gihe ufite impano muri iyi domaine, ushobora kugirana amasezerano n'abafite gym tonic, ukajya ubafasha gufasha abantu gukora siporo. Ushobora no gutangirira muri quartier, ndavuga aho utuye, uhereye ku bantu bake bakeneye iyo serivisi, ukazagenda wagura business buhoro buhoro. Ikintu cya 16 ni social media management. Kumanaginga imbuga nkoranyambaga ni ikintu kigora cyane abantu benshi, uhereye ku bigo, aba-influencers ndetse n'abantu basanzwe bifuza kuzamura urwego rwabo ku mbuga nkoranyambaga. Mu gihe ufite impano muri iyi domaine, icyo uba usabwa ni ugushaka abantu bakeneye iyo serivisi mu kumvikana uburyo bw'imikoranire. Business ya 17 ni ukwamamaza. Ushobora kuba ufite online platform ikurikirwa n'abantu benshi nka Facebook page, cyangwa se ukaba uyifite kuri Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, Snapchat n'izindi. Mu gihe wubatse reputation nziza kuri rumwe mu mbuga tumaze kuvuga, biroroshye cyane kuba wakorana n'abacuruzi maze ukarwamamarizaho ibyo bakora bakakwishyura. Business ya 18 watangiza munsi y'100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni ukwandika. Hari abantu benshi bakenera ababandikira kuri mudasobwa bagakenera iyi serivisi. Mu gihe uzi neza indimi zitandukanye kandi ukaba uzi kwandika vuba, ukaba uzi gutegura neza CV cyangwa se resume, ukaba uzi kwandika neza amabaruwa y'ubwoko butandukanye, byaba akarusho ukaba uzi gutranslatinga, iyo ushatse seta ahantu hahurira abantu benshi ntuburamo abakenera iyi serivisi.
Bizinesi ya 19 watangiza munsi y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ni ukwigira abantu imishinga. Kwiga imishinga ni ubumenyi budafitwe n'abantu benshi. Mu gihe ubufite nabwo ushobora kububyaza umusaruro, kuko hari abantu benshi bakenera iyi serivisi, cyane cyane abashaka inguzanyo mu mabanki cyangwa se financement mu baterankunga. Bizinesi ya 20 watangiza munsi y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ni ugutegura ibyegeranyo. Ibi twabyita nka documentary stories. Ushobora kuba ufite impano ndetse n'ubumenyi ku bijyanye no gutegura inkuru z'ibyegeranyo cyangwa se documentaire. Mu gihe uba ufite, icyo uba usabwa ni ugufungura YouTube channel ukajya ubipostingaho. Uko birebwa cyane niko bikwinjiriza amafaranga. Mu gihe ubona byatinda kukwinjiriza, ushobora no gushaka channels zafatishije n'amateleviziyo ashobora kubikugurira mukajya mukorana. Ikintu cya 21 ni ubucuruzi buciriritse. Muri bwo twavuga nko gucuruza imboga n'imbuto, gusuplyinga amata, amagi n'ibindi. Bizinesi ya 22 mu zisaba igishoro kitarengeje ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ni ugutwara ibintu. Ushobora kuba ahantu hakorerwa ubucuruzi ku buryo bufatika, cyangwa se abakora online business, ukaba utabyaza umusaruro ayo mahirwe kandi wenda ufite umwanya ndetse n'imbaraga. Ese uzi ko ahantu hakorerwa ubucuruzi cyane hadatana no gukenera abantu batwara ibintu? Ahantu nk'aha gutwara ibintu bigeza ku bakiriya nabyo ushobora kubikora nka business. Ikintu cya 23 ni uguteka. Ushobora kuba warize ibijyanye n'ubutetsi cyangwa se ubifitemo impano. Mu gihe wiyizera muri iyi domaine, icyo uba usabwa ni ukwimenyekanisha, ukamenyana n'abaguha akazi mu buryo butandukanye. Bizinesi ya 24 mu zo watangiza munsi y'amafaranga ibihumbi 100 by'u Rwanda ni ugukora imigati. Ese uzi ko iyi bizinesi idasaba igishoro kinini? Uhereye ku mandazi, sambusa, keke, capati n'ibindi, ukaba uzi kubikora neza kandi ubigirira isuku ihagije, icyo uba usabwa ni ugushaka abacuruzi bafite amabutike n'amaalimentation bakubera abakiriya, cyangwa se nawe ukajya ubyicururiza. Icy'ingenzi ni ukumenya guhitamo neza aho ubikorera. Umushinga wa 25 ari nawo wa nyuma watangiza ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ni ubworozi bw'ingurube. Uyu mushinga abantu benshi barawutinya kuko bawusanisha n'umwanda, abandi bati korora ingurube ni haramu, mu gihe hari umwe mu mishinga itera imbere vuba kandi yunguka cyane. Mu gihe imyemerere yawe bikwemerera, ushobora kuwutangiza ukawukora kinyamwuga, niyo wahera kuri imwe mu gihe cy'umwaka umwe ufite hagati y'10 na 20. Imishinga watangiza ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda yo ni myinshi ku buryo yose tutabasha kuyirondora muri aka kanya. Nawe udukurikiye niba hari induzi, yidusangiza hasi muri comments. Mukunzi wacu, mu gihe ufite ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se amadolari 100 y'Amerika, ntukayasuzugure ngo wumve ko nta kintu yakora, kuko hari bizinesi nyinshi yatangiza zishobora no kwaguka ukaba waba n'umuherwe. Ntabo mujya mwumva se bavuga ngo bahereye ku igi rimwe bakaba ubu baratumbagiye cyane? Abenshi dushobora kuba tubyumva tukagira ngo ni urwenya, ariko birashoboka. Nawe uhereye kuri make ufite wabigeraho. Twizere ko iki kiganiro hari icyo kikunguye. Niba gihari, kidusangize hasi muri comments. Niba kandi hari n'inyunganizi ufite, nayo wayiduha hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufitiye ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye nk'umufana wacu mwiza, kanda kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Turabakunda.